babanye igihe kinini cyane kandi Claude yanabaye umwe mu babanye no mu bihe by'amajyi ubwaburago umubyeyi Claude yagiye kumutabara. Nibaza ngo bwa bushuti bwanyu muri social media izingizi harabaza kugenda kudutana bareba nabi muri iyi mesi. Ntabwo mbizi twari twibereye aho ngaho hambere. Harabazabagendesha kudutaro nibakomeza imico bafite. Harabanyise ngo se biradiyo, hari nabanyira biradiyo, hari nabaseburadi. Wambabari ukagenda gace shuti yanjye. Se biradiyo uri se turadiyo. Umviriza. Hari ba ibintu nk'ibi turadiyo doso se biradiyo rero ntacyo ndabyemeye ndi se biradiyo. Reka ntangaze ko mbyemeye kuba se biradiyo. Vuze bageze babivuga ngo wageza Uganda kwa mama Fina ngo gushaka ngamarozi ngo yo kugira ngo ubone views turazinganya ndi umwana wejo. Imagine kuba wararoze na views tukaba tuzinganya. Imagine kuba wararoze ufite nibirozi ukangisha abantu izi saha tukaba nge nago ni nyamarozi nanubwo nge mangana n'abarozi sini nyamarozi ushobora no kuvuga ngo gataro ukananga kukagenderaho uzakagenderaho kama yambaye do ngiye kugutoraguza amashashi ako gataro ngutoraguza amashashi ngubani panaro wazimanuye mu muhanda ikidudu cyawe kiri ku karubanda bro ibisazi birarutana ari abantu Mana nziza, Mana ishobora byose. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Uri Imana itareba nk'abantu. Ibintu byahinduye isura. Aho abiyita abakozi bawe batinyuka bakaza bakajya kuri za kamera cyangwa mu ruhame ahandi hose bakavuga ibitaguhesha icyubahiro, bagatukana, bagasebanya, bakiba, bakarya iby'abandi. Nyakubaha Imana. Uwoni inkobeteregene Imana nire nawe kubyo abo bantu batekereza kuri jihad. Bamwe ngo ni igihano cy'Imana nyuma yo kutifuriza ibyiza umukozi wayo. Pastor, nubwo hari amayira yagufungiye wakiriye gute ifungwa rya jihad? Ndabarabizi gasuku yikinaga ni bya bindi kwitera indirimbo hanyuma warangiza ukikiriza. Ibyo rero ntabwo ari byo bijyanye no kuri suko jihad atize. Wari ukomeje kubura ikigego yakasuku. Nibyo ndimo ndavuga. Navuze ngo ni inshuti yanjye. Ariko n'uburyarya. Uwitwa Pasteur Niyonzima Jean Claude yaripotinzwe na Irene Morinda habi babanye kasha makokero Morodekayi babanye igihe kinini cyane kandi Claude yanabaye umwe mu babanye no mu bihe by'amajyi ubwaburago umubyeyi Claude yagiye kumutabara. Turi hano kandi turi hano kubasubiza. Abashu turi hano. Kandi turi hano kubasubiza. Uko byagenda kose uko wakwigira kose rero. Jihad yakoze ibyo yagomba gukora mu gihe cye ahubwo nawe uri gukora ibyo yagombaga gukora mu gihe cyawe kuko hari ikindi gihe kigutegereje. Ibyo kujya wirirwa ucyurira abantu by'urupfu rwaso ibyo turabana abapfu babiri twarashyinguye twagize gute? Hari ibintu biba bitatureba. Ahubwo turareba nyuma yaho witwaye ute imyitwarire yawe muri society imeze iti. Waraje hano wicara ku bantu bagize ibyago ugira gutura vuga urisararanga nawe buracyabikubaho. Watekerezaga ko abantu batagomba kukuvuga se kandi ko nawe hari aba wavuze kirya abandi kidashaka ko bakirya. Ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Abantu nsanga mu bigari bamikwano bazaringi na muvana ruryamana no muvana rusinzira buri muvana ra wese ajagerageza iburirire n'umutima we avuge ngo bwije nkoziki ibwiburirire n'umutima wawe uvuge ngo bwije nkoziki kirazira kikanaziririzwa kizuba rya rasu ukiri mu buriri kumusuzi wa mbere wawe ufurumya ukiri mu buriri. Mvugira uti yego Shakira yego ako kana ari sawa imitima hasi bamikwano. Shakira umeze gute? Meze neza ndashima Imana n'abantu banzugurunyu. Banzugurunyu bake aba bantu bose badukurikirana ndabashimira cyane abamaze gukora subscribe n'abatarayikora bazayikora. Aba bantu n'umuryango wacu Shakira. Wari ubizi? Umuryango wacu kabisa.
wenda kuzura ibihumbi 30 muremewe hano iwacu ku gacano kacu kabana bo mu Ruhango Bazari. Yego twangiye kubasuhuza impande enye zose z'igihugu n'umujyi wa Kigali muhariye diaspora bambariza amakuru ubu turimo ko twibereye mu cyaro. Oya impande enye zose z'igihugu twongeyemo na Kigali. Turabashuje aba diaspora ho muri hose turabakunda cyane. Imana ijye baduhera umugisha bambi. Mujye muhaha muronke kabisa. Shakira wumvise Ndimbati yagiriye inama Sebiradiyo. None ubwo byageze mu bagabo. Reka turebe. Buriya rero reka mbabwize ukuri. Nujya kubona ukuntu umugabo mugenzi wawe arahagurutsa none ikintu cyanangaje. Ibaza ko Ndimbati yapfukamye. Agasengera Korodine. Urabyumva? Wo mu majyaruguru. Igosha kuri Sebiradiyo ushaka wakumva amasengesho y'umugabo mugenzi wawe ukihana ukisubiraho kubera ko akagaca nureba kaje guhindura ibintu byinshi. Tunashimira Ndimbati ko yatugiye mu mitsi. Ari kagacano uzuga kanga ukikanga tukikunguta ukiyumva. Wari wabona inuza ikishaka ikintu kikunguta kikikunda dendo iki dendo bya bidendo by'ibigabo kandi ibyo nungura bimwe bigira ibirokoroka bimeze gutya bikiganga harabashe gutya ibyo wigangaganga wikongota twaje kubihindura ntabwo kamenyerwa noneho haraho numvise avuga bawitonde ndahagera yemeye izina Sebiradiyo sebibafure sebijaraganya empty mind Ndimbati rero yaje agira gutya igosha atanga inama by the way Ndimbati n'umuntu mukuru buriya namutinye ariko Ndimbati turamukunda areba kure kabisa afite ibitekerezo byagutse yanyujije muri twebwe muze wambabariye ko ndi mu kiganiro sohoka byarawe uciyemo urakoze dukomeze ikiganiro ngaho iyumvire nawe uko umusaza yaje Pastor Claude ntago byatangaza ibyo ari byo byose nanjye ndi nkawe mfite ibyo navuga noneho ikirenzeho kumva ko umuntu ari pasiteri iyo titire nanasaba rwose abapasiteri mwafuramwe bakozi b'Imana nimukora inama mugerageze aba bantu bita abapasiteri kandi nyuma ukumva imvugo zabo zihabanye n'iz'abakozi b'Imana kandi bitwa abapasiteri ariko noneho umujinya Claude avugana igihe cyose ubundi buriya baciye umugani mu Kinyarwanda umukobwa ngo yashiraga isoni umukobwa ashira isoni noneho hanyura ku bahungu abasore hakwiriye kubaho inyigisho zo kureba umukozi w'Imana ni mu ntoki umukozi w'Imana iyo hajemo gukorera Imana burya haba hajemo ikindi kintu tukareba umukozi w'Imana agomba kuba ariho ati agomba kwitwara ati agomba kuvuga iki agomba kugarukira agomba kugira ihe nama ngiye gupfukama senga isengesho kuri kamera Mana nziza Mana ishobora byose uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana itareba nk'abantu ibintu byahinduye isura aho abiyita abakozi bawe batinyuka bakaza bakajya kuri za kamera cyangwa mu ruhame ahandi hose bakavuga ibitaguhesha icyubahiro bagatukana bagasebanya bakiba bakarya iby'abandi nyakubahwa Imana uwo ni inkubitire jini Imana shituriranye inkubitire jini Imana baburi rya jini Imana igisinzirire guhera we igisinzirire
wakiryamye nikibyuke we bagiwereze kuryama twende mama bakigira n'umujinya uzi ukuntu kivuga gitaba wowe maze rero reka mbabwire abantu bari baragitinye batinya kukibabura batinya kugisabura twaje nk'ibisubizo urumva ndagira ngo mbabwire njyewe ndagati gatahirikwa n'ubundi ndi umwana w'abapfu babiri nta kintu n'iki nabo kimwe cyane ubwoba nigeze mbona muri ino habe sebibafure ngo uhamagaye kangahe you are my content oya ntago ari we gusa atazajyanga aradutunze data we twe ntago dukora YouTube gusa ntago wenda nidushaka tuba ariyo dukora atajya ngo ni content yacu wenda kama yambaye bamba afite n'ikintu cyo kurya ku ruhande abagabo abana abantu bakuze muri comment barabikubwira hinduka ariko wa actinga nk'umuntu muzima wabona content nziza wabuhindura content we hari nibyo nabonye yikangata ngo abantu ngo bamwise sebi radio uri seki radio seki bafure seki turika seki dumbara kwa seki urumva actually yemeye izina yarje vuga ngo Shakira uponyo iko manyonyo nikupe matiti urumva iyo tutarababwira anyway kuba wemeye izina icyo ni ikimenyetso cya mbere cyuko tugiye kuguruka hasi hejuru noneho hari ijambo bavuze ngo abantu ngo uzabaroga ngo bagende kudutare uri n'umurozi noneho barabivuze bageze babivuga ngo wageza Uganda kwa mama Fina ngo gushaka ngamarozi ngo yo kugira ngo ubone views turazinganya ndi umwana wejo imagine kuba wararoze na views tukaba tuzinganya imagine kuba wararoze ufite n'ibirozi ukangisha abantu izi saha tukaba nge nago ni nyamarozi nanubwo nge mangana n'abarozi si ni nyamarozi ushobora no kuvuga ngo ako gataro ukananga kukagenderaho uzakagenderaho kama yambaye do ngiye kugutoraguza amashashi ako gataro ngutoraguza amashashi ngubona ipantaro wazimanuye mu muhanda hano ikiduduru cyawe kiri ku karubanda bro ibisazi birarutana ari abantu batabizi ibisazi birarutana ibyo bivuga ngo uzicaza abantu ngo wirirwe bavuga oh yes look at me very well yego mana yanjye upfa kuba wemeye izina upfa kuba wemeye kuri seki bafure upfa kuba wemera kuri empty mind ibisigaye ni aplisi ni ujya kuraga umuntu ukabanza kumuteguza ariko barabivuze ko ari umurozi uramakanya akada Ezekiel yabivuze kuri nawe witayemo uri umurozi uraroga ngo ugiye kuroganga abantu bakwise sebi bafure ngo sebi radio sebi bafure ngo ugiye koroga bagende kudutaro iyo ndagushinyitse ariko izina ryacu reka babwire wati Imana warayitaye gusenga byaranze ugeze mu bapfumu n'ubundi wabajyagamo ariko abo bapfumu uzabaze n'uwagutanzeyo yapfuye nyihagaze yego mana we iryo ni rimwe curanga ayo majwi azajya kurogesha umva pasiteri muzima pasiteri Ndababizi gasuku yikinaga babanye kasha makotero Morodekayi gatoya gasuku yabatengushye ikintu batekerezaga muri gasuku niho hano tugiye guhera ikintu batekerezaga muri gasuku ngo kagiye kuza kubaga jihadi naga aricyo babonye yo sorry bambi ariko bazi ko ari igicucu sorry gasuku abarusha ubwenge yarize mwebwe do mwani mwakanegera mu kibura mwaka uretse dutangire bumve tugere naho ngaho bagiye kukurogera nkubitira iginisha cyane kandi Claude yanabaye umwe mu zibura nganire nawe kubyo abo bantu batekereza kuri jihadi bamwe ngo ni igihano cy'Imana nyuma yo kutifuriza ibyiza umukozi wayo pastor nubwo hari amayira yagufungiye wakiriye gute ifungwa rya jihadi Ndababizi gasuku yikinaga ni bya bindi gutera indirimbo hanyuma warangiza ukikiriza nire nawe kubyo abo bantu batekereza kuri jihadi bamwe ngo ni igihano cy'Imana nyuma yo kutifuriza ibyiza umukozi wayo pastor nubwo hari amayira yagufungiye wakiriye gute ifungwa rya jihadi Ndababizi gasuku yikinaga ni bya bindi gutera indirimbo hanyuma warangiza ukikiriza ibyo rero ntabwo ari byo bijyanye no kuri suko jihadi atize warukomeje kuburikije bwa kasuku nibyo ndimo ndavuga navuze ngo ni inshuti yanjye ariko n'uburyarya uwitwa pasiteri Niyonzima Jean Claude
yari potinzwe na Irene Murindahabi babanye Kasha Makokero Morodekayi babanye igihe kinini cyane kandi Claude yanabaye umwe mu babanye no mu bihe by'amajyi ubwaburago mu byi Claude yagiye kumutabara nibaza ngo bwa bushuti bwanyu muri social media izingizi harabaza kugenda kudutaro bareba nabi muri iyi mesi ntabwo mbizi twari twibereye aho ngaho hambere harabazabagendesha kudutaro nibakomeza imico bafite harabanyise ngo se biradiyo hari nabanyira biradiyo hari nabaseburadi wambabariye ukagenda gace shuti yanjye se biradiyo uri se turadiyo umviriza hari ibintu nk'iyo se biradiyo rero ntacyo ndabyemeye ndi se biradiyo reka ntangaze ko mbyemeye kuba se biradiyo none se mwabaye ba nyirabiradiyo mwabaye ba nyirabiradiyo kazi bite byanyu murabyumva neza murabyumva neza niba umuntu murabyumva neza ahantu harimo abantu batatu Search Bafre final harimo Gasuku harimo Jihad harimo na Sekaradi umuntu bita Shakira noneho rero ikintu njya gukurikizaho yego abantu badukurikirana mwumva ko Sebiradiyo abaduhira ndashaka kumuhaziba niba go ahead ndashaka kumufunga umunwa mbyera hahandi azajya mu bagarukira Imana akajya aza kuvuga ijambo ry'Imana ninjye bikubwiye akajya aza kuhigo tu cyane negereje n'ikiriye urakoze gusa abakunzi bacu ndashaka uko abantu isi yose bimenye Search Bafre nimvuga Search Bafre mujye mumenya Search Bafre ko ari na Sekiradiyo ari Sekiradiyo yego sebiturika sebijwaganyura sebyikangata yego kushaka kuza amavuta noneho rero kushaka guhanura noneho rero ikigiye guhanura ikigiye gukurikiraho you don't know me you don't know me ngiye kugerageza iyo bwabaga ibyo ngibyo bikangata nguraroga abantu baragendera ku dutaro nuza kukagenderaho yego ahantu hacema abantu batatu ugomba guceceka wumvise Jihad ubushumu muramushaka iki ariko ko namwe hari namwe mwagiye mu gitondo ko bishoboka kandi ko bishoboka tayari naguze iby'indaya mu majyepfo byagukoreye you don't know na kudono mama nyabo irakubona utagira ngo yamukejeje nta makuru afite ariko kubera iki Irene wumvise uburyo amuvuze Irene avuze ngo yamuripotinze ngo kandi ngo ongera nanone Irene kandi ngo yamugize ngo yamufashije ngo tugomba kwicara tugaca akajagari k'abantu biyise abakozi b'Imana baza kwangiza media bakumva ko mwishyize ko social media ari uguhangana ari uguterana amagambo ari inzangano zigeretseho no kurogana kwicana n'ibindi byose n'ibindi gusebanya n'ibindi byose bikurikiranye ariko umuntu watorogaye ariko disi ko nanuza yagiye atandoze ariko uri ufite imbaraga ziruta wari ufite umwanya wo kwiruka yirukanga mu bapfumu ariko se wambabariye kujya ngo uza kugenda neza nta muntu uroga w'Imana yahaye umugisha ujya kuroga umuntu Imana yahaye umugisha ujya kuroga umuntu udafite icyasha ku Mana ujya kuroga umuntu wuzuye ufite umwuka w'Imana ujya kuroga umuntu uzi Imana nyamana nyirizina ibyo uroze bikagarukira wowe munyamugisha so muri noneho reka noneho naguhanurire ndagira ngo mubwire ikintu cyose uzagerageza kizagaruka ku mwana wawe kandi isi yose izabona ikimenyetso nese nago babizi oya buretse gatoya ndagira ngo ngo ikintu cyose uzagerageza gukora kizagarukira umwana wawe bamwe mu bana bawe ufite kandi isi yose izabimenya mbihanuriye hano kuri channel ya Shakira mbona bita O2025 umwana w'abapfuba kandi mwese ubu buhanuzi mu bwandika ahantu utatigise se turemera gute ko ari wowe uri mu mavuta nje ndi mu mwuka ndi no kurya umugati umwe ngaho mva maze wongere ukigati dutemo ejo ndi yaranwerereye yakoze ikiganiro kintwerera nanjye reka mukorera ikiganiro muri iri joro nkimara kubona yinuze yo ku gihe yaribu yavuze nanjye reka nkora iki kiganiro mu yandi magambo rero Jihad n'inshuti zawe na Okim kuri Dynamic Show The Dynamic Show mwese aba The Dynamic Show mwese reka tuvuge tuti Uwiteka muninde kandi amukomeze amurengere ayo niyo magambo mvuze niyo magambo shoje hanyuma rero tubwiwe ko bose ari batanu batawe muri yombi icyakora ntabwo tubwaho Jihad afungiwe station ntabwo tuyumvise afungiweho ya ribu ariko kandi muri uyu munsi w'ejo byose tuzaba twagize gute twabimenye Jihad
reka nkubwiye ngo komera kandi ushikame Uwiteka gukomeza. Jewe warankubise umwuraho ubwoya unkuraho ni buri kimwe cyose, waranyogosha inzaru ziranzica amaso yakuramo, Uwiteka yasubizaho. Urangije muzehe yari yapfuye, urangije wambwiye amagambo arambabaza, agahinda karanyica, isi yose irabimenya. Jihadi jihadi jihadi. uyu nawe ajya babara kandi ubundi ikibazo cy'abantu bureka babwira ikintu abantu bari ku isi badatekereza. Umuntu akugirira nabi, ejo yagira mu byago nawe wakwishimira ibyago bye ukabubaye nkawe. Wari ubyumva? Ni ukuvuga ngo ubu nafuni nta munyo nta mukwaha. Urabyumva? Ibyo ngibyo wivugisha ntabwo biziye gukuraho ko abantu bakunda jihadi. Turi hano, turi hano kandi turi hano kubasubiza. Abashu turi hano kandi turi hano kubasubiza. Uko byagenda kose, uko wakwigira kose, rero jihadi yakoze ibyo yagomba gukora mu gihe cye, ahubwo nawe uri gukora ibyo yagombaga gukora mu gihe cyawe, kuko hari ikindi gihe kigutegereje. Ibyo kujya wirirwa ucyurira abantu iby'urupfu rwaso ibyo turi abana b'abapfu babiri twarashyinguye twagize gute? Hari ibintu biba bitatureba, ahubwo turareba nyuma yaho witwaye ute, imyitwarire yawe muri society imeze iti. Waraje hano wicara ku bantu bagize ibyago ugira gute, uravuga urisararanga nawe buracyabikubaho. Watekerezaga ko abantu batagomba kukuvuga se, kandi ko nawe hari aba wavuze. Kirya abandi kidashaka ko bakirya. Hari imiryango y'abantu wicaje kudusonga bugari wa mugabo we, ariko we nagushaka ukuvugira umuryango. Reka uko wumva rero wiyumva, wumva ko abantu batakuvuga, batagukoramo challenge, abantu batagusubiza mu byo wavuze, abantu batagusesengura, kandi nawe wicara ngo usesengura iby'abandi, niko nabandi baba biyumva. Nagira ngo twumvikane hano, utazagira none humvise hari wabucyurira ngo baza kuvuga ibyo mwavuze. Nawe uvuga ibyo abandi bavuze. Ariko mvise ikintu cyamubabaje gatoya, nawe uvuga ibyo abandi bavuze. Niyo mpamvu natwe tugomba kwicara tukajya tuvuga ibyawe. Yego, cyo nicyo bita social media. Ahubwo igitangaje kuri wowe nuko wumva kubabazwa ko nabantu bakuvuze, kandi nawe uvuga abandi. Nubundi ni wakagombye kubabara ngo abantu bakuvuze. Buretse wumva ubugome buhambaye. Ubundi hari ikintu njya nemera, urumva? Wumvise uko navuze ngo yagiye muri hoteli. Buriya reka mbabwize ukuri, hari ikintu njya nshimira Gasuka ajya babwira ngo ubundi si mwizi. Nago bizi. Nago mwizi. Banza wumva iki cyakabi muri media mufite ubwonko butogota vuba. Kwihangana kwanyu ni gukeye. Naguhari. Niyo mpamvu ngenda ndicara hano nkigikire Emirene. Bakinga mu budehe. Whatever. Bahinga mu budehe. Umva naka ngaka. Ni hoteli atishyura amazi, ni hoteli atishyura amazi, ni hoteli atishyura imvungure, ni hoteli atishyura igikoma, ni hoteli atishyura buri kimwe. Mbese mu yandi magambo, namwe mureba ikintu kiraje jihadi muri hoteli, atari muri aparitoma yiwe ajya yerekana kuri Vogue, niba ari Vogue, ibintu nk'ibyo byose. Vlog. Uriya muntu yisangahe kugira ngo Imana yo vloge. mwijuru idakiranirwa, Imana yo mwijuru itanga ubuzima n'ubugingo. Ngo yagiye muri hoteli sha. Turifuza ko na Sekiradiyo Sekibavure iyo hoteli ajya kuyiraramo. Iyo hoteli azayiraramo. Azajya kwituramo deje. Iyo hoteli uzayiraremo abantu uzayituremo. Uzayituremo wenda nko kumara imyaka 10. Byibura. Urumva ikintu, urumva ukuntu bababasha abantu. Niba uzamenya ko akebo kagiwa mugarura. Yego. Kandi bwo uzamenya ko buri muntu wese uri muri iriya hoteli atari uko yari ikigwari papa. Kandi atari uko yishimye. Cyangwa atari uko yishimye. So ishime gakeya ubyine gakeya, kubera ko jihadi afite ibyo yakoze binagaragara. Twabonye abasa nkabwe. Urabyumva? Afite ibyo yakoze bigaragara, ahubwo we tuzakwibukira gukina ugenda. Ku bantu setsa se. Ibi bibi gusa. Mutanga kunguruza natutari tuzi se. Cyangwa nukujya kwirukanga mu nyyo z'abagore bindaya zo mu majyepfo ukagaruka kwikina. Unsubiza icyo kibazo ngaruke na part 3. Tuko pamoja. Nakutupa wewe utaniona kimafi ya papa. Utaniona kimafi.